Shalom shalom, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahumugisha. Abakunzi Imana ba Dufana TV, ndabasuhuje mu izina rya Yesu aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye. Uburyo mudushyigikira, Imana yo mu ijuru ibahumugisha, kandi Data wo mu ijuru akomeze abahe ibyo mwifuza byose, kandi ndabakunda mu izina rya Yesu. Kandi mukomeze mudushyigikire kuri Dufite Imana TV, ari mu buryo butandukanye uko Imana iguhaye. Komeza dushyigikire kugira ngo ijambo ry'Imana rikomeze ryamamare ku isi hose, kandi Imana yo mu ijuru izabikwibukira, izabigukoreraho imirimo n'ibitangaza kubwo gushyigikira abantu b'Imana. Imana yo mu ijuru ibagirire neza, kandi ndabakunda mu izina rya Yesu. Nukuri ndabakunda, kandi Imana yo mu ijuru ikomeze ibiteho, yite ku buzima bwanyu, yite ku miryango yanyu, yite ku nshuti n'abavandimwe, kandi nukuri Imana izatugirira neza mu izina rya Yesu. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni rizima, ijambo ry'Imana rirabohora, ijambo ry'Imana ribasha gukuraho ingoyi, ijambo ry'Imana ribasha gukura mumva umuntu yapfuye akongera akabaho. Ijambo ry'Imana ribasha gukiza umuntu akongera akagira imbaraga mu buzima bwe. Rero nifuje kubika ijambo ry'Imana muri wowe rikaba inkomezi mu buzima bwawe. Yesu ashimwe. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Matayo cyangwa Evanjiri ya Matayo. Turasoma n'umurongo 11 28. Matayo ibice 20, Matayo ibice igice cya 11 umurongo wa 28. Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 havuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro imitima yanyu, kuko kunkorera utaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Amen. Nakira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana datubwiye ngo mwese hatavuyemo n'umwe, mwese abarushye nimuze kwa Yesu. Mwese abarushye n'abaremere nimuze munsange ndabaruhura. Nta handi igisubizo kiri uretse kwa Yesu. Nta handi igisubizo cyawe kiri uretse kwa Yesu Kristo. Nta handi igisubizo cyawe kiri uretse kuma yaremye ijuru n'isi. Mana nkwereze icyubahiro. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo yemwe abarushye n'abaremere, yemwe abarushye n'abaremere, kuba udasinzira ukarara wicaye utabuze aho uryama urarushye. Kuba urara udasinziriye ukarara wabuze amahoro urarushye. Ariko ijambo ry'Imana tubwiye ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimusange. Nta handi igisubizo kiri kuri Kristo wese. Nyine ukubwiye ngo sanga Kristo ari ukuruhura. Ntabwo umuntu yakuruhura, ntabwo umuntu yaguha amahoro, ntabwo umuntu yaguha ibyishimo uretse Kristo wenyine. Ijambo ry'Imana ngo riratubwiye ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimusange mbaruhure. Ukeneye kuruhuka, ukeneye kuruhurwa n'Imana, musange, mwegere
mube hafi. Imana iramubura kuruhura, Imana irakugirira neza, Imana iraguha amahoro. Ngo yemwe abarushye, abarushye, urarukubitwa bakagukeraho urarushye. Mu kazi kawe urarushye, mu mibereho yawe urarushye, ariko Yesu wenyine agiye kukuruhura. Yesu wenyine niwe ugiye kukuruhura. Abantu barananiwe, imiryango yarananiwe, amafamilia yarananiwe, inshuti zarananiwe. Yesu wenyine niwe ugiye kukuruhura. Yesu wenyine niwe ugiye kuguha amahoro. Yesu wenyine niwe ugiye kuguha ibyo abantu bataguha. Imana ihimbaze. Haleluya. Fumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Ngo kandi Kristo ni umugwaneza, ngo yoroheje mu mutima. Reka papa uri umugwaneza mu buzima bwacu. Ngo kandi no kumukorera ibigoye. Uravuga ngo birakugoye, senga Imana, hamagara Imana mu buzima bwawe. Nije kugukomeza. Ngo niyo igikomeza abanyantege nkeya ikabashyira hejuru. Ngo niyo igifata ibinyantege nkeya ikabashyira hejuru. Imana igiye kukuruhura. Warushye, waruremerewe, Imana irakuruhuye. Waruremerewe, Imana igutuye umutwaro warukuremereye. Ongera wizere Imana, ongera ubane n'Imana, kuko Imana irakuruhuye, kuko Imana igutuye umutwaro warukuremereye. Warushye, waruremerewe, ariko Imana iravuze ngo nimusange, iravuze ngo mwegere, iravuze ngo mube hafi. Ibyo byose byari bikuruhije igiye kubikuraho mu izina rya Yesu. Igiye kubivanaho mu muryango wawe, igiye kubivanaho mu bana bawe, igiye kubivanaho mu kazi kawe, igiye kubivanaho. Wongere wumva amashimwe muri wowe ari menshi, wongere muri wowe wumve amashimwe n'ubugingo bumeze neza. Ubuzima bwawe bumeze neza ni ukuramwegera. Igisubizo ni ukumwegera, igisubizo ni ukubana nayo, igisubizo ni ukugukorera Imana, igisubizo haleluya ni ukugukorera Imana. Ngo ntibigoye, ngo biroroheje. Haleluya. Uvuga gute ngo gukorera Imana biragoye? Ikorere, Imana izakugirira neza, Imana izabana nawe. Haleluya. Umuhamagaro wawe warawuryamishije, wararirimbiraga, waririmbaga abantu bagafashwa, abantu bakaruhuka. None warabiretse, wasengeraga abarwayi abantu bagakira. None iyo mpano warayishyize hasi. Ariko Imana iravuze ngo kuyikorera ngo ntibigoye, ngo biroroheje. Yesu ashimwe. Amen. Ongera ukoresha iyo mpano yawe, ongera uhaguruka ukorera Imana, ongera uhaguruka uvuga Imana, ongera uhaguruka ukorera Imana, ongera uhaguruka Imana ikorane nawe, kuko Imana igiye kukuruhura, igiye kuguha imbaraga, igiye kugendana nawe, kuko Imana irabivuze ko ikuruhuye. Yisange irakuruhuye. Amen. Haleluya. Ngo n'umutwaro wanjye nkuremere. Ibyajya bikuremerera ni byinshi, ariko iby'Imana ntabwo byakuremerera. Hari abakora bakuremera, ariko si Imana. Haleluya. Magambo yakuremereye, bishanje byarakuremereye. Sanga Imana ariyo ukorera. Ntiwite ku bantu, ntiwite ku mabwire, ntiwite ku byo bavuga. Iyo avuganye nawe niyo kwizerwa, iyo avuganye nawe niyo mbaraga. Yegere, ongera uhagurutse impano yawe, ongera uyiririmbire, ongera uvuge ivugabutumwa, ongera usengera abarwayi, ongera usura abantu, kuko niho Imana izagukiriza, niho Imana izakuruhurira, niho Imana izaguturura iyo mitwaro yari ikuremereye. Ugende wenyine, tujye gusenga Imana. Warushye, waruremerewe, sanga Imana.
ikuruhure. Wumvaga muri wowe waracitse intege, wumvaga muri wowe hari ibintu byinshi byagusubije inyuma, sanga Imana ikuruhure. Egera Imana uvuga ngo Mana, ndagarutse imbere yawe, ndagarutse, ndi umunyantege nkeya, umbabarire papa, ndi umunyantege nkeya, ongera usubizemo imbaraga. Imana irakuruhura, Imana irakugirira neza. Reka dushime Imana, dusenge. Imana ibahe umugisha mwebwe mwari munkurikiye, kandi iri jambo murihe n'abandi, murisangize abandi baryumve. Ubwami bw'Imana bukomeze bwamama, ijambo ry'Imana rikomeze ryamamara mu mitima y'abantu, rikomeze rikora imirimo n'ibitangaza mu buzima bw'abantu. Urakoze papa, ndagushimiye kuko uvuze ngo umuntu warushye wese uramuruhuye, kandi ngo kugukorera ntibigoye ntibiruhije. Haleluya. Kandi ngo umutwaro nturemereye. Girira neza umuntu wese uwarushye aremerewe, umuruhure, kuko nta wundi yahungira uretse wowe. Urakoze kubaruhuye, urakoze ko ibyari baremereye ubatuye imitwaro yari baremereye. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom shalom, ndabakunda. Imana ibahe umugisha kandi nakagaruka mu izina rya Yesu, amen.